ngo bakivuga kubomora bitewe n'uburyo abantu bazamukiye hejuru. Ibyo ngibyo byatumye iyo video isibwa ku muyoboro wa YouTube. Urumva baraganiriye barangije bavuga ijambo nyine mo kubomora, bakirivuga abantu bose bahita bazamukira hejuru cyane, barishima cyane. Ariko kandi mu by'ukuri urumva nta nubwo ari ijambo ryiza, nta nubwo wumvise ubusobanuro bwaryo nyine, niba wumva ko ari byo gusambana ukumva abantu bose barabyishimiye. Karaha yakabandi ndamukunda akaramukunda kwe muri turi inshuti n'ubwenda. Hari indirimbo narembye ngo uransize unsigiye nde ko ari wowe twajyanaga mu busambanyi. Yakamwana yarashatse ariko yaransize ngenda cyane mu nama makunamire nawe none wamuteye inda araguhitana. Reka nongere mbasuhuze banyarwandakazi, bantu tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabasuhuje cyane kandi mbifurije gukomeza kugubwa neza cyane impande zose uherereyemo, waba uri mu Rwanda, hanze yarwo, aho uherereye hose. Nkwifurije kugira ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe, ibyo ukora bigiye bitandukanye birushaho kugenda neza cyane. Hanyuma rero nguhaye n'ikaze kuri Admount, niyo usanzwe ubana natwe, ni by'agaciro gakomeye kandi nawe niba rugambira ugeze hano tuguhaye ikaze mu muryango uri kwaguka. Ku mbuga nkoranyambaga amakuru akomeje kugenda acicikana cyane, abantu barimo baragaruka kuri Yakamwana ndetse na Nzovu. Murabazi ko bamaze igihe bashimisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga guturuka mu mwaka wa 2024. Abantu benshi cyane bagiye babagarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, dore ko n'umwaka ugiye kurangira rwose Clapton Kibonke yaje guha impano Yakamwana ndetse na Nzovu, avuga ko ari bo bantu rwose ngo bamushimishije cyane mu mwaka wa 2024. Umwaka wa 2025 rero nawo waje gutyo, batangiye abashimisha abantu bitewe n'ibiganiro bagendaga bakora ku mbuga nkoranyambaga cy'by'umwihariko ariko kuri YouTube. Hanyuma rero ibyo biganiro bakoreye kuri YouTube bagakatamo uduce duto tumwe na tumwe bakagenda batuzana ku mbuga nkoranyambaga zindi zitandukanye, Instagram, TikTok n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Abantu rero bakagenda bagaruka kuri izo video zigiye zitandukanye, ariko mu by'ukuri izo video akenshi icyo babaga bagarukaho, ibyo babaga bibandaho cyane abangaba Yakamwana ndetse na Nzovu, wasangaga ari ibijyanye ndetse n'ubwo usanga nyine ari ibijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, bijyanye n'imibereho yabo, bijyanye n'ibyo bakora. Ariko by'umwihariko wanabyumva neza ukumva baribanda cyane ku bijyanye n'ubusambanyi, ari byo bise ijambo ngo kubomora. Ibi ngibi rero bitewe n'uko abantu nyine babyakiraga neza bakanabyishimira, barangije rero baza kugira igitekerezo. Abafana bagiye batandukanye bagira igitekerezo, bakajya babwira Fally Merci utegura ibiteramo bya Genesis Comedy, bakamubwira bati wazadutumiriye Yakamwana Nzovu bakaza nabo bakadusetsa ko basetsa abantu cyane. Fally Merci nk'uko yabyitangarije nawe ngo yarari iwabo ari gutegura igitaramo, bwa mbere ajya gutumira Yakamwana ndetse na Nzovu. Ngagiye ari kumwe na mushiki we, rero mushiki we aramubwira ati ariko Yakamwana na Nzovu wazabatumiye muri Genesis Comedy ko bashobora kuza rwose ibintu bikagenda neza. Nuko rero icyo gitekerezo Fally Merci acyumva neza, aravuga ati ibyo bintu birashoboka ko byaba ari na byiza. Hanyuma rero mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 igitaramo bakoze, aza gufata umwanzuro wo kuvuga ati reka atumire Yakamwana ndetse na Nzovu. Ibi ngibi abantu babyakiriye neza, itangazamakuru ribyakira neza, ibintu bimera neza cyane, nta n'ikibazo rwose. Hanyuma abantu baragenda bajyayo rwose, Camp Kigali baragenda barakubita baruzura, ibintu biba byiza cyane rwose. Amatike nyine abasold out, abantu abandi babura nyine aho bagura amatike, abandi barahagera nyine banasubirayo rwose, abandi bicara hanze kubera Yakamwana ndetse na Nzovu. Igitaramo kigenda neza cyane, abantu bahagirira ibihe byiza, abafata amashusho barayafata, ibintu bigenda neza cyane kuri uwo munsi. Hanyuma rero nyuma yuko ibintu bigenze neza, nk'ibisanzwe muri Genesis Comedy Show, iyo bakoze igitaramo runaka, iyo bakoze igitaramo hari ukuntu nyine bafata video, bagiye hariho abanyarwenya bagiye baperforminga, abatabashije kuba bajya muri iyo show bakaba bareba izo video kuri YouTube. Nkuko rero nyuma yaho baje gufata ya video ba Yakamwana ndetse na Nzovu, barayeditinga nyine bararangiza byose babitunganya, hanyuma bayishyira ku umuyoboro wabo wa YouTube wa Genesis Comedy Show. Iyi video yakiriwe n'abantu benshi cyane ku buryo yarebwe n'abantu 100,000 mu masaha 5. Urumva n'abantu benshi cyane, ndetse ikaba yari bunakomeze, ikaba yanarebwa n'abagera no kuri miliyoni. Birashoboka cyane kuko hari video nyinshi bafite zagiye zigera kuri miliyoni, za Bansabi, za Bakiramani, zagiye zigera kuri miliyoni y'abazirebye.
rero n'iyi ngiyi ya Kamwana ndetse na Nzovu bitewe n'uburyo abantu barimo baseka cyane nayo yari ifite ubushobozi bwo kuba yazagera kuri miliyoni y'abantu bayirebye, ariko aka kanya yamaze gusibwa ku muyoboro wa YouTube. Impamvu ikomeye rero yatumye iyi video bayisiba kuri uyu muyoboro wabo wa YouTube ni amagambo yagaragaye akoreshwa. Nk'ibisanzwe natangiye mbivuga ko ya Kamwana ndetse na Nzovu cyangwa se akavideo watangiriyeho wumva ni abantu bakunda gutera urwenya ariko bakarutera mu bintu bijyanye n'ubuzima bwabo ubwa buri munsi. Niba bakunda kujya mu ndaya, niba bakunda kujya nyine gusinda, ibintu nk'ibyo ngibyo kumva n'ubundi nta cyerekezo cy'ubuzima bafite gifatika. Ibyo ngibyo rero video bakisohora abantu byarabashimishije, bayifata nk'urwenya bagaseka. Murabizi ko n'ubungubu ari abantu babifata nk'urwenya bagaseka, ariko mu by'ukuri bari ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ibi ngibi rero ntabwo byigeze byakirwa n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Harimo abantu babyakiriye neza baranishima, ariko abandi baravuga bati abangaba baje kurarura urubyiruko, nta message ifatika bafite, nta kintu na kimwe nyine gifatika bafite, kuko ibi bintu byabo n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, ahubwo barimo barararura urubyiruko babashishikariza kujya mu busambanyi. Farimex rero yafashe umwanya aza kuri imbuga nkoranyambaga ze, hanyuma afata n'urubuga nkoranyambaga za Jenny's Comedy Show, asobanura uburyo ngo batazongera kuba batumira abatumirwa badasobanutse, abatumirwa batazi neza ibyo baje kuvuga. Hanyuma bafata n'icyemezo cyo gusiba iyo video kuri YouTube, ariko mu by'ukuri iyo video yasibwe imazeho iminsi igera kuri 4. Iyo minsi rero igera kuri 4 uko yamazeho iminsi nyine abantu niko bagenda bayireba, bakacamo uduce bakadushyira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba kuri Instagram, haba kuri TikTok, haba kuri Facebook nyine, ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye abantu bakunda gupostingaho. Hanyuma rero abantu bakagaragara mu bitekerezo bapfobya bavuga bati Jenny's Comedy Show ibi ni ibiki itangiye kuzana, izi video ni ibiki bitangiye kuza abigisha abantu kurarura abantu ngo bajye mu busambanyi. Hanyuma rero babonye ko abantu batayakiriye neza, ibintu bikomeje kuba bibi, bafata umwanzuro wo kuba bayisiba, ndetse rero bahita baza banasaba imbabazi ku mbuga nkoranyambaga zabo, abisegura ku bantu bababwira ko rero ngo intego yabo atari ugushishikariza abantu kuba bajya mu busambanyi, ngo ahubwo ari ukwiteza imbere nk'urubyiruko. Yagaragaje rero ko ngo bababaye cyane, Farimex nyine yagaragaje ko ubabaye cyane kandi babajwe n'ayo magambo yakoreshejwe muri Jenny's Comedy Show, kuko yagarutse ku kuvuga ko ngo Nzovu akivuga ibintu byo kubomora, Nzovu na Yaka nyine murabizi ko ariyo nyito babihaye, iyo ugiye kuvuga ibyo gusambana bavuga kubomora, ngo bakivuga kubomora bitewe n'uburyo abantu bazamukiye hejuru. Ibyo ngibyo byatumye iyo video isibwa ku muyoboro wa YouTube. Urumva baraganiriye barangije bavuga ijambo nyine mo kubomora, bakirivuga abantu bose bahita bazamukira hejuru cyane, barishima cyane, ariko kandi mu by'ukuri urumva nta nubwo ari ijambo ryiza, nta nubwo wumvise ubusobanuro bwaryo. Nyine niba wumva ko ari byo gusambana ukumva abantu bose barabyishimiye, ntabwo ari ikintu cyiza cyane. Birashoboka cyane rero ko harimo abantu bashobora guhita babiyoberamo. Hanyuma rero hagaragaramo n'amagambo abanzovu bavuga ko bajya kuri uko kubomora kwabo bakanabikora batikingiye, nyine nta gakingirizo, bashishikariza abantu nyine bumva ko bisa nk'ari ugushishikariza abantu kuba babikora batikingiye. Amwe mu magambo rero Farimex yagarutseho, yavuze ko ngo ibyavuzwe ntaho bihuriye n'intego yabo nka Jenny's Comedy Show. Avuga ko ngo intego yabo ari ukuzana ibisekeje, kuzana udushya ndetse no kubaka umuco nyarwanda. Arongera aravuga ati dufashe inshingano z'ibi byabaye kandi twamaze no gufata ingamba ngo ibi ngibi byabayeho bitazongera kubaho. Arongera aravuga ati bagiye gufata umwanya bajye basesengura abashyitsi, abatumirwa ndetse n'ibyo bagiye kuza kuvugira mu ruhame, ndetse nanone bongere barebe bitegereze kabiri mbere yo kugira ngo basohore ikiganiro nyine ko bagishyira kuri YouTube, kubera ko urebye kuri YouTube niho hantu hakurikirwa n'abantu benshi cyane. Biramutse byabereye muri show muri rusange bashobora kwitegereza bakabona ntabwo ibintu bikwiye kuba byasohoka ngo bijye ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma rero bakaba babikuraho bikaba byabonwe nabo bakiya bagiye muri show, ariko ntibibonwe n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko niba kuri YouTube bafite ubushobozi bwo kuba bapostinga ikintu kigahita kigira 1,100 mu masaha make cyane, urumva ko muri show ntabwo haba harimo n'abantu n'igihumbi, birumvikana ni nk'abantu nka 500 800 naho ngaho nibo baba barimo muri show. Urumva rero ugishyize hanze kigahita kigira mu bantu 100,000 n'abantu benshi cyane baba bahise babyakira. Niyo mpamvu nanone bakwiye kugaragara ko niba hari n'ikintu kibi kigomba guhita kigaragazwa ako kanya. Ubwo rero abantu bakunda Nzovu ndetse na Yakamwana muri Jenny's Comedy Show nababwira ko mugomba kubasezera mu gihe
batari bufate umwanya ngo bagende bajye baganira ibintu bizima. None se ko abantu none babakundiye kuba bavuga nyine ubwo buzima bwabo, abantu bakunda guseka n'abakunda kumva nyine ibyo biganiro byabo, bakunda kugaruka ku buzima bwabo, uko bagiye kugura indaya, uko bagiye mu buzima nk'ubwo ngubwo nyine budateje imbere urubyiruko, nijya abantu benshi babakundiraga. None wakibaza ngo none se ubwo bazasubirayo gute, bazajya gukora iki, bazajya guperforminga iki mu gihe bumva badashoboye kuba bavuga nyine ibintu bizima. Mu minsi ishize nanone baratumiwe muri Jenny's Comedy Show bwa kabiri, mbere yuko ibyo byose bibaho, hanyuma bamaze kugerayo ntabwo nanone ibintu byagenze neza, kubera ko aba bombi batashye batishimye habe na gatoya, ngo kubera ko batigeze bahabwa amafaranga, kuko muri show ya mbere bahawe amafaranga menshi cyane, ariko muri show ya kabiri ntabwo bigeze bahabwa amafaranga, nta nubwo abantu bigeze bakubita ngo buzure. Urumva ko n'ubundi bisa nko guharara, nta nubwo ari ukubakunda. Gaye nguko rero nibiba biri gucicikana kuri iyi mihanda. Ngushimira cyane wowe ufashe umwanya wawe ukabana natwe, reka duhurire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao.